gerageza iriya hene wowe na mutekano muyigarure kuko nimba mutayigaruye mama faranga 50 hanyuma urwagwa n'indureka bizagenda gute wowe reka nkwereke abantu nahaye akazi ngo bahinga ahantu ko ndeba bahataye n'amafaranga yanjye bariye ubabona amaherezo araya imvura yagezemo mu bigaragara haroroshye mu ndebe ahantu haroroshye nuko nabahereye ku kabari ibi ntago bizavamo ntago dukiranuka aho bukera ndasererana ndabageza mu buyobozi ntago ibi bizavamo rwose habe no gukubitamo isuka ntago mbyumva ntago bizagarukira hari hariya hose nta no gushyiraho n'umubyizi umwe nabura ngo bivuge ngo bananiwe ibi ntago bishoboka rwose ntago nzabyihangana ndabageza mu buyobozi ntago bizashoboka ntungajyagiye hani jewe mu bigaragara nishyuye abantu tuzaserera ntago bizagarukira ahangaha ngewe nakubwira ibintu inshuro nyinshi ndakubwira ntujye unyumva wangiza naya babagore nyine ndakubwira ubu ntubyibonera nahageze nanjye nkubitwa n'izamuka imvura yagezemo ariko gukora wapi ariko ntago bigarukira ntago ahantu hangana gutyo bananirwa kuba barahinze ngo nibarangiza bandira amafaranga nimba ari uko nayabahereye mu kabari ariko rwose nta kundi ntago ari kuvuga ngo nuko gusuzugura nukuvuga ngo bahataye bagiye ariko ndahakiramo abandi bari uko nabanze kubafungisha cyangwa nabageze aha ngwino tujya gukura na bya bijumba biri mu dore ko nsigaye ko mbona mu gakekero batoroshye ntasanga nabyo babikuye none sanga aho tuduteke ahubwo ninkiramo abahinzi bazadusiga ntibazatwikurira bakadutwara mabengeza we mabenge ye mabenge ariko no muhungu arananiye uyu muhungu arananiye aranza abaye bihehe neza abaye bihehe cha ifuringana na se koko ye mabenge mabengeza we gaho ndamukura he mabenge ariko mabengeza uraramuka uhamagara amabengeza uri kandi ubwo wabona igikoma kitahiye none se amada urananiye igikoma cyahiye mabengeza arakinywa wowe unywa agacupa ubwo mabengeza mutuye mu gasantire kunzanira agataba ariko mukumuhamagara ubundi uramubaza dore nkuzaniye n'inyanya ngaho ugenda uteke mbona icyo ndya saa sita nawe ngo urahashye ko hari abatazana n'izi ngizi urahashye inyanya ebyiri utugutu urabona ihene itahaze ubu ngubu njyewe ariko ndazishugunye madamu ujugunye inyanya nkuzanye yebaba we ariko papa fiyo hari ikintu naraye nibagiwe kukubwira ibiki se kandi umugore mwiza nanjye naje nje kubikubwira iby'abahinzi biramvangira nuko naraye nje kukubwira ko wa mukwe wacu w'i Kigali azaza gusa amakuru nk'ako yerera mada nuko rero bazaza dore niyo mpamvu nayo ngiye gukura twatujumba
ngo bazasange duhari nibura. ibijumba suka byakiriza umuka wacu yaducishamo ijisho pe. None twabakiriza iki mugabo mwiza ko nta kindi kintu uzi dufite? None se uko byagenda kose twasiba imbere y'umukwe wacu, ndakubita inzira ibipfunsi, ndashaka ukuntu mfundikanya njye no mu isantere, ariko ndareba uko mbigenza ntabwo umukwe wacu yagira ibijumba, abaturage banshishamo ijisho. Aha, ndakuzi. Ngaho mpiye suka njye kwikurira ibijumba, ndibuza kubona uzi. Ubwo ari wese nturi buhereyo. Reka nkugire n'iyi neza. Ngaho mpereza ino suka. Ariko se njya ntinda ngiye kunywa agacupa, natinda kuzana amafaranga yo kwakira umukwe wacu? Ngaho genda. Sawa sawa, nawe ibihe byiza madamu wanjye. umva nkubwire bihe, umva nkubwire, iyi hene ntayigurisha, yizane nyifate. Umva mabengeza namubuze abarwaniriye. Mabengeza ari hano ruguru ku gasantere, ariho mureba. Ndavuze ngo ntayigurisha, uri kumva? Ejo bundi waraguze agacupa uranyima, ndicara njyenyine ndagutumbira ndakureba. Humura rega mvuye kuyiragira, ntabwo ngiye kuyigurisha. None kwanga ko nyifata, kwanga akira iki? Komera muteka. Mukomere. Byiza. Umugore wanjye nawe urabona ko ameze neza, twari turi kureba bihehe nanone. ko nta kibazo. Mwiriwe neza muteka. Madam. Komera neza. Yarindi kuzirika ihene. Nabibonye. Mwari muri ariko hakurya. Nta kibazo. Ako se wowe n'umugore wawe ufite ikihe kibazo bihe? Nta kibazo ariko gihari. Nkuko twari turi kuganira ku by'ihene, nari mvuye kuragira hirya aho ngaho, nkaza nkahita nkubitana nawe ari guhamagara umuhungu wacu. Ariko nta kibazo cyari gihari. Bihe ceceka, tuza bihe muri Shekero muratuzengereza. Wa mbere mu mahoro. Ceceka, abatatanze mituweli nibihe, abasinze nibihe. Muteka sibye mituweli y'uyu mwaka, naho ubundi izindi ndazitanga. Muteka baye ngiye kuragira ino hene rero. Buretse twumve bihe. Sibye mituweli y'uyu mwaka, naho ubundi izindi ndazitanga. Arayitanga rwose. Umugore wanjye yambera umuhamya, naho ubundi se mutekano sibye icupa n'inywera n'umugore wanjye, ubundi hari ikindi singwana. Tuve ku ibyo jewe igisubizo nakibonye. Amakuru yo muri Gashekero wowe urayazi? Nayeberwa nti mudugudu ngagiye kugaruka. Nanjye nari nyazi. Amaze igihe iyo ngiyo ngo mu mujyi. Nimba ari kubana be, nimba ari ku muhungu we simbi. Ariko mudugudu ubona tuyobora neza koko. Reba umuntu umaze hafi icyumweru yaragiye yarataye urugo rwe. Uwo muntu ni mudugudu koko. Uzamusimbure muteka, uzamusimbure. Mudugudu bose nta kigenda, abantu bararwana ntabahari, abantu baribana ntabahari. Ubwo ngubwo wivunika usibye ko jewe nagutabaye turi mu nama, ubundi ntiyarakwivuga. Cyakoze warakoze. Muteka rwose wowe utuyobora neza. Ako noneho kugira ngo mbemeze ko nyobora neza, hambura n'umugabo, hambura agira vuba. Amuteka ubundi wazahitse nkibera mudugudu urabona bitambye. Uzabe mudugudu. Nayobora. We wabayobora. Tuzamutora. Nabayobora. Nyine uzi ko n'urwagwa nahita nureka. Jewe uzangire mu nkubwire. Munsange muri cya kibuga dukorera inama. Iyi hene ndayijyanye. Mbese ni hene wayijyanye. Ntabwo mwe mwatanga mituweli. Kandi ntunsumbuye wowe n'umugore wawe. Nabiyamye. Ariko se muteka urayijyanye ko Shigiti se muvuto. Kubita umugabo wanjye ho ntabwo byemewe rwose. Munsange rero habera inama ino hene ndayibasa. Kamaga arayijyanye ko mujye mutanga mituweli mwebwe. Akamaga. Iyi hene si wowe wayizanye?
ese ko nari nyicyuye. iyi hene se wowe yizanye bihe cyangwa mwari mwabivuganye ubwo mugiye kuyinywera gato Oya rwose. bihe reka nkubwire bihe ntabwo ibi nabyemera ntabwo ibi nabyemera Umugore mwiza umba se nkubwire. Ariko ni amakosa yacu kuba tutaratanze mituweli, ni amakosa yacu. Ahubwo ikibazo reka twivugurure dutange mituweli. Urabona yuko Mabengeza agenda imihanda yose. tugiye kugurisha rero bya bishyira ntacyo ubona uzasubirana mu rwagwa ntacyo si wowe wivugiye ngo umudugudu ejo azaza Ntureba. so wabyivugiye ngo muyobora neza kumbi muri kundira ihene. Reka mpindure imico. Urumva tutaratanga mituweli, ubwo nawe urwagurura ugomba kurureka tutaratanga mituweli, nanjye ubwo ngubwo ngomba kurureka, ariko mituweli tuyitange. hanyuma urwagwa nindureka bizagenda gute Wowe reka nkwereke. Hehe urabizi ko niyo nabyaye ntajya mu igikoma ntubizi. Reka nkubwiye niyo mpamvu abana bacu bazingama, ariko tuzongera kubyara undi mwana ntumwe igikoma. Wa mugore we tuzasere bihe ntabwo ibintu. iriya hene ni gerageza iriya hene wowe n'umutekano muyigarure kuko nimba mutayigaruye ndagiye ubwo ngubwo urasanga nagiye ndakubwiye ngo urasanga nagiye kandi madamu nawe utagiye kunanira. ihene yanjye murayijyanye we n'umutekano urayizanye unyijijishijeho umutekano araje uri mwiza mutekano uzi kuyobora neza naragukijije ngaho genda tubonane iriya hene yagarutse tubonane yagarutse ni wowe utanga mituweli ni wowe mugabo mu rugo tubonane yagarutse. Iyo wavugaga ayo magambo yose ufite mituweli ihene ntibayijyanye iriya hene mwiriwe ihene bayijyaneho ariko genda sekidende urya neza. Nanjye ngo narashatse umugore ni ukwirirwa mu kabari aho yatashye yasinze yaje yambura bushe yanankubise rimwe na rimwe. Ibintu bigomba gusubirwamo kabisa. Hendewe ubundi ubihehe yagushobora wivuga Njubaha amategeko bagenderaho ahabona niwe nijye ubwanjye wahibakiye n'amaboko yanjye. Niyo mpamvu rero mubwiye we shawe we muba muri abana urumva we ngaho ugenda wicare hariya ugenda uba wicaye hariya burya mutaha kure naguhoraga ubusa. Ese ntukambwira ibyo aho urabona hari ikintu natwaye naguhoraga ubusa rwose mutaha nanjye ubu ngubu igihe uzarota rwose nsubiye kwa boss kora n'igipangu ugira byibuze ngo nzayinyirinde ndakurinda haranza ndyamamo hariya munsi. Ariko urinda iki yisinze reka ndeba agafunguzo ahubwo ndeba agafunguzo ko nasize hano wenda ejo bakakanya nyabaho nagashyize ndabona bizanagorana pe. Ariko uzi ikindi kintu ahangaha harutwa n'iwacu. Uguze ikindi kintu nibuze ntabwo nshobora kujya mu nzu ntarebye mutekano. Ngiye kubanza ndebe mutekano mwereke ko navuye n'i Kigali sha. Ariko ngera wicara aho ngaho kandi icyo mpfa nawe uba ushaka ko hano uzahakizwa n'ikinyama unzahava ngomba kuba hano kugeza sobuje ejo na nyokobuje baje bakahagukura kuko unatashye ntiwamenya n'inzira nuko ujya mu mwobo nyaho. Taje rero ngiye kureba umutekano uba wicaye aho ntasanga wakubagana. Genda ubanguke cyangwa usange nta nigendeye nayo bye nigenda. So barama ngahera ako kwa bihehe ni batatu ubwo barama 9,000.
shabihehe uzongere kudatanga mituweli sha n'undi munsi ndagukosoye umudugudu we ariko uba wabonye kumva ndenze ngewe mba nageze muri karitsiye yanjye se nkuba kugenda nkareba umutekano nkamenya neza ariko mbanze nanamwemeze kwanza buriya umutekano araninya shahu ngewe reba intoki zanjye kuntu zimaze zisigaye zingana shahu niba ubundi ni ngewe mudugudu w'ibihe byose munini urenze rero yuko ngewe ndi umuntu ukomeye uruzi rwanjye ukuntu rwabaye uruyuzi rwanjye urabona ukuntu uruyuzi rwanjye rwabaye kweri ariko buriya ikiba kibitera ndakizi nubwo abakobwa banjye nta n'umwe uba uhari babikurikirane neza rero umutekano ndamukomye kweri ugomba kugenda nkamwemeza nkaza nambaye n'amafaranga ashana n'igikapu umuhungu wanjye yampaye agakapu keza imyenda noneho yuzuye ndamwemeza undi ninjye mudugudu ubundi wagashyekera byose abayigira ugomba kugenda nkahita mwemeza mutekano dore mudugudu ndakabura umushyi mutekano niko none se usigaye ntabwo ariko wambonye usigaye uragira ihene byaranze urakabura icyago nuvuga ngo naragiye mu mudugudu urahubangana mugira ikibazo none dore usigaye reba doko ngewe ariko reka mubwire mudugudu ukivamo n'ikikuvamo do amafaranga bayashyira mu mufuka none se umufuka wagenewe iki ko ngewe ngomba je kuva naba muri iyi gashyeke mwajyagamo ya mavunje n'ubwa mbere nafashe iyi noti ase ubu reka ubu nk'umuturage wakubonye utwara amafaranga ni hano ubundi uzayo mfite hano noneho uzayo mfite noneho kandi mbona uzaba nka bihehe wa mudugudu yewe amafaranga bumanutse ubu rero ngo uje ngo kundatira ngo uranyemeje ukivamo kandi ntabwo kikuvamo nibutse ko ejo mfite abashyitsi ugiye ko ndewe utarwambaye ngaya ndayabonye amafaranga ndayabonye ngurishije ibishyimbo byanjye uyajyanye hera reka nkubwire bihe ntuneshe umwanya wowe n'umutekano ihene yanjye mwajya ngaya ya mituweli ngurishije ibishyimbo ngurishije ibishyimbo ariko kamaga warasaze ubu imyaka yose maze ubu ngubu ntarwara ni ukuvuga ko ugiye kwishyura mituweli se ndabizi yuko ihene yanjye mwayigambaniye ndabizi none rero ndayajyanye ubundi ihene yanjye nyizane ngaya amafaranga ndagurishije ndagurishije ibishyimbo n'ubundi wagurishaga ujya kunywa urwagwa nanjye ngurishije njya gutanga mituweli ntacyo genda uyishyure maze mbone nakira induru yawe ya mituweli ihene yanjye nintayibona bihehe nintayibona ahubwo nuza utayizanye ufite ingorane umbwiye ngo nuza utayizanye ufite ingorane reka nkubwire bihe umutekano se ntiyayijyanye turi kumwe ntabwo mwari mwabivuganye genda si wowe wayizanye uranyohera ubundi twanajyana ariko njyana ngwino tujyane bihe ngwino tujyane bihe ariko turajyana he kuzika urugi rwacu ruri mu manegeka bakingura bakiba ibishyimbo bisigaye izo ni isoni zigukoze izo ni isoni zigukoze ngaya amafaranga ngaya genda ariko ndayajyanye ihene yanjye nyibona wowe n'umutekano induru yawe ndayihaza turaserera ku bishyimbo byanjye ntanze gahira ko utageraho hirya ukayanywera urayanywera ntugaruke ugarukanye ihene buriya nabuze uburyo tuzi uno munsi habaye ibintu by'imvururu z'imodoka urabizi bimwe binyuranamo nagezeyo uzi ibintu biba biberanye
zari zinangonza ahubwo nuko nihagazeho jewe. none se bazazi wawe cyangwa bazaza kwa mukuru wa Sekideni? Reka tega amatwi ahubwo ngo usobanure. Bivuze wayoboye kuriya buriya ni umuryango umwe twakoze. Buriya ni umuryango umwe, yaba Sekidende yaba mudugudu turumwe. Yaje hariya abaje iwanje. Nshashura Kuko nshashura nta byako. ahubwo we mbwira ngangahe. Mama faranga 50. 50. Aya mane muteka reka nkubwire. Wayumvise Wajya kubiniga yanjye. Genda guha inoti y'ibihumbi byo. Umva nkubwire. Hari ikibazo cy'abantu batatu. Urumva? Kandi nabonye 9 ngo ngikemure. Wahita witahira. Ubu si ihene. Ni 9 wivuga ngo si ihene ngo mwenge nka. Ubu se ngewe abantu 4 bazayitwa bahagi urambwira abantu batatu ariko uyira ko nigendere bana. Nyamvuga kenshi urabizi shaho. Niba ari wa mutuku wanyeretse ntawo ntore. Genda guha Ni ibihumbi 9 wa. muteka naya yatore. Ntayo ntoye. Ndagukura ku buyobozi. Ubu nkureho. Jewe Ako uzi uburyo manutse n'amapeti bayongereye jewe. Ubu ngiye kujya nanihanaguza n'amafaranga. Mudugu. Ariko fata. Mudugu. Mudugu wowe. Mudugu. Nyine buretse. Burekuye ntabwo irabi yawe. Iyi hene buyabaye yawe. Aya ntabwo irabi yawe. Ese reka ngumbaze mubaze ikibazo. Nubwo uri mudugudu nkaba muteka. Ara amafaranga. Aca we. Ako mbizi nawe. Akiryo kabanyacyaro ndakaye. Kiri mu bwanwa. Kaka. Uragaruka kundeba ntabikubwiye. Ayigurisha handi sha. Azanga wenda naguriyemo Veronica akandi gahene gatuye widozaje aragira naza mu biruhuko. Ambo ibyo nta kintu minambwiye. Nese kwari we narinje kureba wakwitahira nanjye. Ngiye kwakirana kya gihungu. Ira hene. Agibici. Akose kurigiye ino hene yananduheje. Akose nyangera. Aya. Mudugu. Mudugu. Yene nabikubwiye ko ugomba gutora amafaranga. Yemba naya manuka yeshaho. Nukuvuga ngo rero umutekano. Akagahene ukazamukane ukazira icyari iwanje hari imbere y'umuryango. Nyishura. Jenyine Nyishura ariko kukagezayo ubu ntago nikoraho mvuze. Ase nongere niyo ngoze. Wowe uyo ngoze. Ganyishyura. Cyangwa wageze ngo simba naya menshi. Akira. Wakabonye? Nakabonye. Tugenda ariko subwo nta nagacupa nguriraho. Uva nkubwire. Ubwo nari icupa uragenda gutyo gusa. Urangije kunyishyura se. Fata. Ubu ngo umutekano abazinga arampinye kandi ntazi yuko iyi sambu yose ari yanjye. Use kuba nari maze icyumweru Kigali birakuraho yuko ihene nyizirika. Nawe ngwino nkuzirike. Urye urisha uhaje. Uburyo abashyitsi ejo batazanyuzamo ijisho. Aka kabondo kawe wizanisha akabondo kamwe kamwe. Sha. Ahenewe tugene ne na cyiza. Agampenzi uri amurezi. Ndetse cyaro yaba yarasigaye asaka abaturage akabura ihene ampa mvuye i Kigali jewe mudugudu. Uburisha hano ejo uzaribwa. Sha. Yewe wini. Yewe. No makuru rumbishi. Imbari. Wamufuna mweto ngo ni mudugudu yaje yako ubetwishoka ko wabimenye. Uburo amagambo yo muri sheshuru ndayazuba abantu ugiye kunteranya kuri wa muvuna mwe. Ukirukiye kwa mutekano ngo navuze ngo umudugudu yaje. Guteranya iki? Nera. Ngwino tugende ndakuzi ngwino tugende. Ngubwire rero. Irahenera. Ngwino dukomeze tugenda kuko tugiye irahene iki? Ariko mbongubwire. Ko dukubitege muri umuhanda waruzongi wazamutse ukagenda ubu. Ngwino tugende ihene y'abandi. Ari amagambo yawe narayakubwiye. Ihene y'abandi urayibaza iki? Zamukujyana ndakagiye. Tugende ntago nanjye ndi bubanga. Ihene ni yanjye nuko narinje. Ihene ni yawe? Ihene ni yawe. Okay, sawa kanigendera. Sawa. Nugira umuntu yewe. Bye. Bye. Ariko si ihene. Ihene bafashe bakaza kwizirika mu isambu ya mudugudu. Shamba se ryara.
ariko ibyo wakigira byose biragutwara. Umuntu akaza kuzirika ihene noneho hafi y'imyaka ya mudugudu ngo nuko bazi ko yagiye ako wasanga ariyo mpamvu sha iyo nushaka ucurangure ndagutwara akwitana umutekano imanuka yakwitana umutekano inzamuka nshobora kwitana kujya kureba bihehera kozi ko ari byo gaca umucyaha bareke bafite babonye aho bazaca zakuyobora shyekero we abaturage twiteza imbere genda shyekero ni kamagara yemwe bakwabihehe muraho turahanye komera amavuna muheto w'umugore wawe wewe uza wikwishahisha yagiye ngo nawe ufite umugore namarike ubu ngiye ko nirwa nirukanka ku muhanda umugore wanjye dushyira hamwe uriye neza 100%. nyiramayambaza icupa turarisangira mu buri niuko nese bimeze bite ko ndeba utarwambaye bazomereze n'umwambati nirire mbone kukubwira ikingenzi dereka inzara yawe ari umunsi mbwira ikikugenza ibindi ngufitiye amakuru umufite iboro ishyushye ye nakubwiye ko nzaguha inka ariko inka yagakwisi weka ngubwize ukuri rero uvuga gakiya turanye bawe batazajya banatwumviriza singa yawe yarabyaye yamuhaye gerega ndo umukire ushakuraga genda umukire biheho ubundi nubwo ngo babona niyisindiye ariko ngiye ejo bundi ibintu wankoreye mu nama simbyibuka se ariko kwari ukugukebu nese hari induru yawe dore ugakumva karakara iriya rero sasa rero umva kuntu ibintu bwira ahubwo iyo boro utakumbwira ngiye mfite imari Tereba uranda byose urara ukuntu byukana umugisha sinabyita umugisha nabyita urasa kunte nabyita amashaba mu gitondo cya kare nanye navuga ati nawe ndi muntu ngomba kubwira aho bose ufite amafaranga ubundi buriya bacumwe mu Kinyarwanda ngo umugati w'imbwa imana iburaza mu ngarana mu ngarana nawe ushyize mu kunuka ubu ndimbwa koko ariko nturi oya iyo mari ahubwo mbwira ndayiha abandi oya yewe ndimbwa umugati imbwa ku gasozi none se amba nyebwiriranye sasa rero ubundi navuze ibintu byinshi tugende ngiye gukora iyo mari iri hehe nkurikira ntabwo iri kure uraba ufite amafaranga irabita ari kure dore umugore wanjye ansize ahangaha kubera ko nakugi kanje kaba kadigadiga wigira ikibazo n'ubundi iyo mari wazuyikurura muteka ngaya ndayazanye mihene yanjye kose ndavuze ngo tugende umihene yanjye akureka mubwire ni wowe ugira inama bihehe gusara dore ngaya ndayazanye ya mituweli ndayazanye mihene yanjye ntiwumva ahubwo kuri kugenda umenya ubwenge yazanye dore ngaya ihene irihe umva ntayireba urashaka mituweli urashaka n'ihene ndashaka mituweli kandi n'ihene yanjye ndayijyana ngaya amafaranga ngaya mituweli n'ihene umva mubwire subira mu rugo iwanjye baguhe ihene nawe ngiye kukuzanira mituweli urayizana mituweli he usubiye ugiye iwawe mituweli ntabwo uzi ko tugendera mu byuma by'abazungu genda utore ihene mu byuma by'abazungu kujya ugira n'ikinyabupfura utinya umutekano uretse wowe wapfubyemo umuzungu ubundi hari umuzungu uruza hari ureba uretse wowe wapfubyemo umuzungu ubundi hano muri Cyeshyero hari umuzungu uhabona ubundi wowe niyo mpamvu muzajya munyamamaza mukantora
nzabazanira n'iterambere hano hazemo ibyuma by'abazungu. iterambere si ukwirirwa murya abantu mubarya ubundi se mu rugo iwawe harinde wowe kukunda kunywa ibyo kurya ubizanye njyewe ngiye kugireba guruka nyine genda uyirebe. none se ubundi yajyanye he nimba aza mu byuma by'abazungu ubundi muteka reka nkubaze ubundi amafaranga aragenda mu byuma by'abazungu ari wowe uyabitse. Nzazana ishuri nigisha hano abantu bo muri keke mwagiye musobanura ngiye gushinga ishuri ndavuga rero ugana na mudugudu rishinge wa mwana we wakwigendeye wa mwana we ko ihene yanjye mutekana hano yayishyize ngiye kuyizana gaho ihene isiga ku isi yijyanye cece kawa gakobwa gakwisi n'ihene bihurira gakwisi ajyanye ihene vuga uvuye aho zamu bimbwira neza rata arayijyanye bimbwira gakwisi arayijyanye genda urebe ko ayijyanye si iby'umutekano. Uyu mukobwa niba ajyanye ihene y'abandi ajyanye iyawe wagiye umenya ubwenge. isa n'imwe yanjye ni ya yindi yawe arayijyanye. Reka ngagenda ubirebe reka nigende agakobwa nzanira ihene gakwisi